guys, nkuko mubibona ndi kuri Facebook. Ibintu bigaragara ndi kuri Facebook. Uyu munsi nje gukora tutorial yanjye ya mbere. Nkuko mubibona ndi kuri Facebook. Ikintu nshaka ko dukora hano, nshaka kubereka ukuntu dushobora kudownloadinga video tukayivana kuri Facebook ikajya kuri storage ya telefone bisanzwe. Tumenyereye ko akenshi tubonaho video nyinshi kuri Facebook dukunze nziza, ariko tukaba tudashobora kuzidownloadinga bitewe nuko nta feature Facebook ifite ishaka kwinjira guhita downloadinga video mu buryo buri direct igitya kuri telefone yawe. Uyu munsi muri video yacu rijya nkwereka ukuntu ushobora kudownloadinga video ukayivana kuri Facebook ikajya kuri telefone yawe kuri storage bisanzwe. Nkuko ubibona iyi Facebook bisanzwe. Ukuntu tubikora ni gute? Uraza hano kuri akantu kanditseho 25 cyangwa 25 nyine dukoresha kuri gusharinga, ugakandeho. Numara ugakandaho biraza bimeze gutya. Nubona bimeze gutya, uzi hano hasi ukanda hano handitse copy link. Kuna hano handitse Messenger, WhatsApp, copy link. Ukanda handitse copy link. Numara kwakanda uze ujye kuri Google Chrome. Nujya kuri Google Chrome, uraza hano muri Google Chrome wandikemo, urandika uraza hano wandike Snap Save. Snap Save. Narangiza usearching. Searchinga biraza bimeze gutya, ukande kuri ngiyi iri akantu ko kudownloadinga yanditse Snap Save, ukandeho. Numara gukandaho ahita bikuzana hano, uze ushyiremo ya link bavanye kuri Facebook. Numara kuyandikamo, kano ka website hari igihe rimwe n'imwe kadeta gakunda guhita downloadinga, ariko urihangana ukongera ukagerageza. Numara kwandikamo, numara gushyiramo iyo link, urakanda hano handitse download, utegereze. Bitewe n'umuvuduko wa internet yawe bishobora kwihuta cyangwa se bigatinda. Yari kubona kano ka link gafite ukuntu gatangiye katari gukora neza, ariko niyo katakora neza twashaka n'indi dukoresha nta kibazo, cyangwa nuko tubona ukuntu twadownloadinga video ikagera kuri storage ya telefone yacu bisanzwe. Urategereza bitewe n'umuvuduko internet yawe ifite, bishobora kwihuta cyangwa se bigatinda. Icyo kintu kiriho, bishobora kwihuta cyangwa se bigatinda. Noneho mu gihe bitari byaza, ndajya nkwibutse, niba ari ubwambere ugeze kuri YouTube channel yanjye, nzajya nkora video nyinshi z'amatutorial zivuga ukuntu wakora ibintu bitandukanye ubikoresheje telefone yawe cyangwa se ubikoreye kuri telefone yawe mu buryo bukoroheye. Byaba byiza ukoze subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro by'ubutaha, kandi waba ufite ikintu wifuza ko nazavugaho ubutaha nkakibabwira, ukandika muri comment nkazahita nkibona nkakibabwira nta kibazo. Murabona ko noneho byaje hano, bikimara kuza hano ukibibona uhita ukanda hano. Uri kubona hano dufitemo uburyo bubiri dushaka kudownloadinga iyi video. Hari kudownloadinga ifite 720p HD no kudownloadinga ifite 1080. Twebwe hano kugira ngo urumva hano iyo tugiye kudownloadinga mu 1080 bisaba ko tureba ad, ariko reka tudownloadinga hano muri 780. Gusa nangana mu 1080 naho birakunda nta kibazo wabikora. Dukandeho hano, murabona ko hajemo ads. Tubanze tubikansaringe, turangiza dukandeho hariya kuri video yacu bisanzwe, dutegereze turebe kwijyaho. Nindana nubona itangiye kudownloadingika, nawe ubikore kuri phone yawe. Murabona ko video yacu itangiye kudownloadingika. Nabyo bidahagije, igihe hariya hanze, reka nkwereke ukundi kuntu ushobora kubikora ko wadownloadinga video yawe bikoroheye. Ushobora gukoresha indi website, searching Facebook downloader, cyangwa se wandikamo f-down.net. Inayo irakora kandi ikora neza cyane. Reka turebe ukuntu ikora, nibikunda birari byiza, ariko zose zirakunda nta kibazo, wazikoresha ukadownloadinga video ushaka. Hano turaza none dushyiremo ya link twavanye kuri Facebook, tuyikopiyemo. Tumara kuyikopiya dukande handitse download, hanyuma dutegereze. Turategereza nkuko nabibabwiye, izi website cyangwa se uburyo bwo kudownloadinga video ishobora kwihuta bitewe n'umuvuduko internet yawe ifite, cyangwa se ikaba yanatinda bitewe n'uko internet yawe imeze.
gusa twebwe nicyo tuba dushaka kugaragaza nuko ushaka kudownloadinga iyi video kandi bikakorohera rwose ukajya kuri telefone yawe ukayibika ku buryo n'ikindi gihe wayireba. Turategereza. Mwibutsa iyi video niramuka igushimishije ukabona hari icyo yagufashije wabikoze bigakunda, ntushidikanye rwose ume like ndetse muri comment umbwire icyo wifuza ko nazakoraho ubutaha, kandi nk'ibyo bidasanzwe ubihereze n'inshuti yawe, ubihereze link nayo iri kunya downloading iyi video ku buryo nayo ushaka kujya ubona video zayifasha ikazidownloadinga. Nibyo byari byiza ko twese twishima nta kibazo. Hano reko nakubyaje noneho. Hano ushaka kanda handitse download video in normal quality, ushaka kuyidownloadinga muri quality isanzwe cyangwa se ukayidownloadinga muri HD quality ifite amashusho adasanzwe nyine meza cyane. Gusa niba downloadinga muri video muri normal ntacyo bitwaye, nta kibazo. Twira hano tuyidownloadinga muri normal, tukanda handitse in normal quality, download in video in normal quality. Nukandaho urabona ko itangira ku downloadingika. Twagerageje website ya mbere birakunda, niya kabiri tugerageje birakunda. Nkwereka no za download zacu aho biri ku downloadingika bikwereka kugira ngo tunamenye ko ibintu kuko ari byo bikora bifite gahunda. Nkuko mubibona izi video zacu, iya mbere ngiyi, iya kabiri ngiyi, zose ziri ku downloadingika. Iya mbere iyi ngiyi tunashyizeho nyuma yahise inarangira. Murabona ko rero ari ibintu byoroshye, nawe ubwawe wazidownloadingira ukazishyiraho rwose bisanzwe nta kibazo. Murakoze rero, iyi niyo video yari tuyo ngiye kwereka ukuntu ushaka kudownloadinga video yo kuri Facebook ikajya kuri telefone yawe mu buryo bukoroheye. Ndagusaba gukora subscribe, ugakora like ndetse muri comment ukambwira icyo twazavugaho ubutaha, ndetse iyi video yabana gushimishije ukahereza inshuti zawe nazo zikabasha gukoresha zino feature bizoroheye. Murakoze nawe muri video itaha.